bikwiriye kuko urugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu by'intege. Ni kuki turizwa ibyago biriho kandi ari byo mu by'intege. Yesu nzi kufita magari bihumbi. Ni gurupe yitwa Lovely Family. Niba bahari twifuje ko bagira icyo bavuga kandi mwarakoze ko kuri CHK mwari muhari muri benshi. Niba hari abari hano mwigire hano mbahe mikoro. Ntabwo baraza, igihe bazira turaza kubaha umwanya nta kibazo. Hanyuma dufite imitima ishavuye n'ubuzima bwabusoza neza. Niyo mpamvu nifuza ko hari umuramyi uri hano yaza akadufasha nawe kugira ngo imitima yacu yururuke.
muri uyu mugoroba tugiye kwizihiza igitaramo cy'umuvandimwe Fabrice Uwitonze, tukarebera hamwe ubuzima bwe hano ku isi. Reka mbere na mbere mbanze mvuge ngo ndashima Imana kubona Fabrice ubwo yari ari ku isi yarabanye na buri wese. Niyo mpamvu mubona hano urubyiruko, ababyeyi baje kugira ngo twizihize ubuzima bwa Fabrice hano ku isi. Ndaza kubishyira mu bice nka 2 cyangwa 3. Fabrice Uwitonze ni umwana wa Nyirigira François na Mukakamanzi Beata, akaba ari umwana uvuka mu bana 6, akaba imfura mu bahungu. Uwitonze Fabrice yavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 1990, avukira mu bitaro bya CHK. Fabrice yararezwe, ahabwa uburere, uretse amazina bitewe n'ukuntu yashimishaga abantu. Ntago yitwaga Uwitonze Fabrice, na kazina ko mu buto bakundaga kumwita Bingwa. Yakundaga gukina cyane, akaba umwana utanga ibyishimo mu muryango. Igihe cyarageze, igihe cye cy'amashuri kiratangira. Atangira amashuri ye mu ishuri ribanza ryo kurepa, hanyuma akomereza amashuri ye ku ishuri ryo ku Ntwari ari Nyamirambo. Hanyuma aza gukomeza secondaire, aho yakomereje secondaire mu ishuri ry'ababyeyi rya Pape Gikondo. Nyuma yo muri Pape yaje kugeza igihe cyo gufata section, akomeza kwiga ibijyanye n'icungamutungo. Ntabwo yarekereye aho ngaho rero, yarakomeje kaminuza, aho yakomereje mu ishuri ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 rya Enirak. Arakomeza aba ariho aholdinga bachelor degree yiwe mu bijyanye n'icungamutungo. Akirangiza kwiga yarafite ubuhanga, mu gihe gikwiriye yakoze ibijyanye na internship, abitangirira muri BRD. BRD imugirira icyizere, imuhereza akazi, akoramwo igihe gisaga umwaka. Ariko nanone kubitewe n'uko hari intego yagiraga mu buzima, hari byinshi yifuzaga kugeraho, ntago kuri we yarafite target yo kuvuga ngo arakora mu kazi akangaka ko oblige umuntu kwatendinga akazi mu gitondo